yarababuze, n'abasenga batarya nabo bose yarababuze. Imana rero irababaye iravuga ngo nonyeje umwana arakura arangomera, inka imenya iyayo n'indogobe ikamenya shebuja, ariko abantu banjye ntibakimenya. Rero inzira y'uburuhukiro ni inzira y'agakiza. Yesaya arayisobanura avuga ngo 3:5-8, Yesaya aravuga ngo kandi azaho inzira agira neza, Yesu agira neza, agira neza, Yesu agira neza, Imana. Mwami Imana yacu uriho kandi uzariteka, turagushimiye kubw'ineza yawe. Mukozi wanjye kuvuga ijambo ryabanze ugeze kandi umwanya reka mvuge mbwijwe nawe. Rinda ko cyakugabanya gusabye imbaraga, ngusabye amavuta, kandi ubwoko bwawe bwumvye mu izina rya Yesu bita imbaraga. Amen. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 6, umurongo wa 16. Uwiteka aravuga atya ati: nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariho munyuramo. Niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati tuzayinyuramo, kandi nabashyizeho abarinzi nti nimutegere amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Amen. Tujye kugana ijambo rivuga ngo reba inzira niba ukiri mu nzira y'agakiza. Reba neza niba ukiri mu nzira y'agakiza. Reba neza niba ukiri mu nzira y'agakiza. Tubona umuntu yakizwa, afashe icyemezo cyo kuva mu byaha, ahagurukana n'umuriro wa Mwuka Wera cyangwa se umuriro wa Pentekote, umuntu akihana agahaguruka nk'umuntu ugiye mu ijuru, agatinya icyaha n'igisa nacyo, akumva ko hari hose Yesu amureba. Ariko uko iminsi igenda itinda niko abantu bagenda bacogora, umuriro ugenda ugabanyuka, rimwe na rimwe bakagwa bakava mu byizerwa, bakibwira ko bakiri mu nzira y'agakiza, ariko inzira barayitaye. Mu migani harimo ijambo rivuga ngo ntimugashingure imbago za basogokuruza. Mu Bikorino akavuga ngo buri muntu wese agume uko yari ari agihamagarwa. Uyu ni umuhanuzi Yeremiya, Imana yamutumyeho abayuda, imubwira aya magambo, babarize inzira za kera, barebe ko nibasanga bazirimo bazihagararemo, ariko niba baraziteshutsemo bazigarukemo. Imana ikunda umunyabyaha ikanga icyaha. Imana ntifuza kurimbura abantu, ahubwo Imana ishaka ko twese dukizwa tukamenya ukuri, kandi ukuri kukatubatura. Ariko abantu benshi muri iki gihe, bamwe baraguye, harabaguye, Imana igeze kuvuga ngo harabaguye, baragenda turababona. Hari n'abandi baguye mu mitima bitwa ko baterana, ariko baramaze kugwa, baravuye imbere yayo. Ndetse iranatubwira ngo ari abasenga barya yarababuze, n'abasenga batarya nabo bose yarababuze. Imana rero irababaye iravuga ngo nonyeje umwana arakura arangomera, inka imenya iyayo n'indogobe ikamenya shebuja, ariko abantu banjye ntibakimenya. Rero inzira y'uburuhukiro ni inzira y'agakiza. Yesaya arayisobanura avuga ngo 3:5-8, Yesaya aravuga ngo kandi azaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izaba iyo kwera. Abandi imitima ntibazayinyuramo, abagenzi n'abarabaswa ntibazayiyoba, izaba iya ba bandi. Rero mwene data, isuzume neza urebe ko ukiri mu gakiza, isuzume neza urebe ko ukiri mu mpamagaro Imana yaguhamagaye, utaba waragushijwe n'intege nkeya, ukaba waragushijwe n'amasezerano, ukaba waragushijwe n'ubuhanuzi, uvuga uti ibi ngibi narabitegereje nabibuze none ndigendeye, ugasanga uguye mu byaha. Nyamara icyo gihe Yesu yari agiye kuza kugira ngo aguhembe, kuko Imana yaratubwiye ngo hari igihe nzanye amakamyo yuzuye kugira ngo mpe abantu banjye amasezerano basezeranyije, ngasanga baragiye, ngasanga abasigaye ni bake cyane, nkabaha abo bahari, nkabaha ibyabo, ibindi nkabisubizayo, nkagenda mbabaye. Mwene data, tekereza inzira y'agakiza, kuko ijambo rivuga ngo gukurikira Yesu ni ukwiyanga. Ngo ushaka kunkurikira niyange kuri umusaraba nkurikire, ngo ukunda ubugingo bwe azabubura, ngo ariko ubwanga ku bwanjye azabusubizwa. Ni ukwiyanga, ni ugutwarana, ni ukujya ku rugamba, kugira ngo uzaneshe, kandi kunesha nta kundi ni uko ugomba gutsindisha umubiri gukiranuka, iyi si ukayitsindisha gusenga, Satani ukamutsindisha ijambo. Imana irifuza ko abantu bataye inzira bayigarukamo. Yeremiya 4:8 ngo uzagende ubambarize ngo mbese umuntu yaguha utazabyuka, yayoba inzira utazayigarukamo.
ngo ko nitegereje ubu bwoko ngasanga mu mitima nta nzira zigiye Yerusalemu, ngo ahubwo baromboreza nk'uko ifarashi ivuduka ijya ku rugamba. Mwene data, iki ni igihe cyo kugira ngo wisubiremo nk'awa mwana w'ikirara wisubiyemo, amenya ko iwabo byose bihari, hanyuma aragaruka asaba se imbabazi, aramwambika, aramubabarira. Niko na Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi atubwira ngo mwese abarushye n'abari mu nsange ndabaruhura, ari waguye ukava mu byizerwa, aracyagushaka, aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ari nawe utaramwakira urushyi uruhijwe n'ibyaha, nawe aragushaka kugira ngo umwakire, agukure mu gitabo cyo kurimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye ijambo ryawe ry'imiburo twumvishije. Reka ritere abantu guhinduka no guhindukira, bave mu byaha, bave mu ntege nke. Tangiye urugendo sinari nzi ko nzageraho. Ni ibice 4 umurongo wa 7. Handitse ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Amen. Tugiye kuganira mu ngo mube maso, iherezo rya byose riri bugufiya. Mube maso, iherezo rya byose riri bugufiya. Bene data, iki ni igihe abantu bakwiriye gukanguka, bakaba maso, bakitegura kugaruka kwa Yesu, kuko ibimenyetso bigaragaza kuza kwe biri hafi. Biragenda bigaragara abantu bose bitarenze kujya mwerekwa cyangwa se mu nzozi. Ni ibintu birimo kugaragara abantu bose, ariko abanyabwenge ngo nibo bazabyitegeza bakamenya ko ijambo rivuga muri Danieli. Mukwiriye rero kuba maso, abera abakijijwe bakamenya Yesu, bakagira umwete wo gusenga, kuko iherezo rya byose riri bugufiya. Bukwiriye rero kuba maso. Yesu yagiye atanga ingero, aravuga ngo nimubona umutini utoshye, yavuga ku gihugu cya Isiraheli, igihe cyari cyaravuye ku ikarita, ubu cyagarutse ku ikarita. Aravuga ngo urukundo ruzakonja, abana bazica ababyeyi, ababyeyi bazica abana, umugabo azica umugore, umugore yice umugabo. Ibyo ni ibintu bigaragara. Hazabaho inzara, hazabaho ibishyitsi, hazabaho intambara, hazabaho impuha z'intambara. Ngo ariko byose nimubona bibaye, muzubura amaso murebe mu ijuru. Rero iki ni igihe bakristo mukwiriye gukanguka, mukava mu ntege nkeya, mukava mu bitotsi, mukakaguhunikira, mukirinda gusinda amaganya y'isi. Amaganya harimo kubimo ibintu byinshi, harimo amaganya y'ibibazo, amaganya y'uburwayi, amaganya y'ubukene, amaganya y'amadeni. Ibyo byose mukwiriye kuba maso, mukabyikura, mukabivaho, ahubwo mukagira umwete wo gusenga. Bibiliya itwereka mu Itangiriro, Imana ibice 6 ibona ngo abantu ko batangiye kuba babi, yicuza icyatumye irema umuntu. Umuntu wa mbere Matusela afite imyaka 969, kubwo gucumura iragenda irayimanura, igeza ku myaka 120, ngo sinzahora nduhanye n'abantu banjye. Tubona ko icyo gihe Imana yabwiye Nowa 6:13 ngo iherezo ry'ufite imirije imbere yanjye, genda wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero. Imuha mezire yuko azayibaza. Mu yandi magambo, bifata nk'iki gihe inkuge ni agakiza. Mbese urimo kubazaga inkuge yawe neza? uri mu gakiza neza? Reba neza ko utaba uhetse ingobyi umwana yaragiye kera. Birakwiriye ko umuntu akwiriye kureka gusinda amaganya y'ino si, ahubwo umuntu akaba maso, agahora akenyeye, amatabaza ye yaka, akezwa ku gatono kanini, akitegura umukwe ko ari hafi kuza, kuko Yesu ari hafi kuza. Aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingorano, kugira ngo umuntu wese ku ibyo yakoze ngo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, wa mbere ndetse n'uwa nyuma. Ndagira nkubwire ngo rero bamaso, kandi ijambo ryatubwiye ngo mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Mugira umwete wo gusenga, kuko ijambo rivuga ngo yitaye ku gusenga ko adafite shinge na rugero, idasubiye gusenga kwabo. Ni Zaburi 102 umurongo wa 18. Yesu abacira umugani w'umucamanza n'umupfakazi amutitije ko mukwiriye gusenga ubudasiba. Rero bene data, mube maso,
muve mu ntege nkeya, muve mu bitotsi, muve mu guhundikira, mwegere Imana nayo izabegera, mwunge Satani nayo azabahunga, kugira ngo abantu babe maso ubugingo bwabo, kugira ngo bazagire iherezo ryiza n'ubugingo. Reka dusenge Imana. Umwami Imana yacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ritubwiye kuba maso, reka uzageraho wese azabe maso, akanguke ave mu bibi, mu bidatunganye,